Iyi ni Open Gate Choir mukomeje gukurikira, ngewe mureba kuri kamera za Open Gate Choir ni Baziga Olivier, nshinzwe imenyekanisha amakuru ku mbuga nkoranyambaga za Open Gate Choir. Hano rero ndi kumwe n'abantu babiri, turatangira babibwira. Ndahera iburyo bwanjye, uratangira wibwira abadukurikiye. Urakoze, nitwa Uwitonze Pierre Gakwaya. Uwitonze Pierre Gakwaya. Ibumoso bwanjye naho hari undi mugabo nawe aratwibwira. Murakoze abakurikiye ibiganiro bya Chorale Open Gate Choir. Je nitwa Habimana Jean Claude, nkaba ndi umuyobozi wa Chorale Open Gate. Mumaze kubamenya rero, abo turi kumwe na Pierre Gakwaya ndetse na Claude. Claude yatubwiye ko ari perezida wa Chorale, Gakwaya nawe aratubwira inshingano ze muri Chorale. Ndi perezida ucyuye. Atubwiye ko ari perezida ucyuye. Ubwo gucyuye ni ukuvuga ni uguhera ryari kugeza ryari? Wayiyoboye ukivuka cyangwa hari imyaka runaka wayiyoboye? Hari imyaka runaka nayiyoboye. Iyo myaka ni iyihe uratubwira? Imyaka nayiyoboye imyaka 2. Yayiyoboye imyaka 2. Akazi katoroshye cyane. Abantu iyo bakugiriye icyizere bakavuga ngo uri perezida, aho wajya waduhagararira tukabyemera. Nta kazi katoroshye. Rero turatangira ikiganiro utubwira, ese mbere yo kuyobora Chorale wayibona gute, cyangwa ni nawe wayishinze simbizi? Uratubwira mu gihe wari uri kwitegura kuyobora Chorale, igihe wayiyoboye ndetse na nyuma y'uko uyiyoboye, kuko watubwiye ko ucyuye igihe ntabwo ukiyoboye. Urakoze Baziga kuri ibibazo byiza umbajije. Ntabwo nakubwira ngo nigize nitegura kuyobora Chorale Open Gate, ariko na mbere hose nyirimo ndi umuririmbyi, nari membre fondateur n'ibyo, kubera ko ndi mu bantu bayishinze, ariko nari mfitemo n'izindi nshingano z'ubugenzuzi kandi nazikoraga neza. Urakoze cyane, ariko ntabwo watubwiye mu gihe wari uri kuyobora Chorale byari byifashe bite, ese nyuma yaho ubu byifashe bite? Uraduha umurongo nyawo. Igihe kuyobora Chorale byaturutse ku baririmbyi bagenzi banjye twaririmbanaga. Twari tumaze iminsi tudafite umuyobozi yari yaragiye mu zindi nshingano, dusigara nyine tudafite perezida. Igihe twari tudafite perezida, buri muririmbyi wese baramubwiraga bati batubereye perezida, babona yuko yabishobora, atoya, twese mbese dutinya ubuyobozi. Ubwo buryo twaje gufata icyumba cy'amasengesho turasenga. Muri uwo munsi wo gusenga ni nabwo twatekereje ko twatora perezida uwo munsi birangira mbaye perezida da. Ariko sinzi impamvu abantu koko batinya ubuyobozi. Ngewe no kuba nicaye hagati y'abaperezida babiri muri aka kanya ndi kumva ari ishema ritoroshye. Ubu ngubu nyoboje y'icyuma da, bicara hagati y'abagabo banini nk'aba ngaba ntabwo biba byoroshye. Ariko byose tutayobowe n'Imana tuba turimo turakorera sewe. Ati twamaze igihe tudafite perezida, nta muntu turi kumwe mu gihe kirekire, ariko tuza gufata umwanzuro, turicara dukora amasengesho. Muri ayo masengesho hazamo gusubizwa. Ubwo rero Imana mbere na mbere. Hano rero turi kumwe na Claude. Ese iyi Chorale ubundi ibarizwa he, mukora mute? Uraduha ishusho ubundi muri Chorale nkiya. Ntabwo yaba ari iyo mucyuka gutyo gusa ngo turi Chorale nyamara nta na aderese mufite. Baziga arakoze. Nibyo koko Chorale Open Gate ni Chorale yo mu itorero ry'Abadivantisiti z'umunsi wa 7, ikaba isengera ku rusengero rwa Gitarama muri Central Rwanda Field.
korali rero Open Gate ni korali ubu ngubu ifite abaririmbyi 16 baboneka buri munsi, ariko dufite n'abandi twakwita diaspora, abayihozemo, abakunzi bayo bagiye bari mu mpande z'igihugu zitandukanye. Turi abantu benshi rero, turi umuryango mugari, turi umuryango munini, dufite na adresse, ntabwo dukora mu cyuka. Murakoze. Arabitubwiye byose rero, ariko ahantu hari korali byanga bikunda, ikintu cya mbere duhita twumva indirimbo. Ese haba hari indirimbo mwaba mwarashyize hanze mu gihe runaka, cyangwa se imishinga muteganya imbere wenda yo kuba mwaduha indirimbo ni iyihe? Urakoze. Korali koko iravuka ikanakura, ariko ntigisaza. Ku buyobozi bwambanjirije nasanze bafite imishinga ikomeye batangiye, nanjye mpita nkomerezaho kuvuga ko rero n'imishinga yakora burya akenshi itigenda mu bihangano by'indirimbo, kuko n'undi misiyo yo no kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Ubwo rero ubu ngubu kugeza ubu korali Open Gate tumaze gushyira ku mugaragaro DVD imwe yitwa Azadukiza na audio ebyiri. Iyo mishinga rero yatangiye ku ngoma ya Gakwaya, nanjye ku ngoma yanjye ndaza tuyikomerezaho, tunayigeza ku musozo. Ubwo rero ntabwo tuvuze ngo twarashoje, ahubwo imishinga yararangiye, n'undi duhita dutangira n'iyindi nayo iri muri icyo cyerekezo. Murakoze. Urakoze cyane. Ese izo ndirimbo uhazishaka kuri ubu ngubu yazisangayo nk'umuntu uri kure, uri hirya, uri za Kigali, uri mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda, izo ndirimbo ashobora kuzibona gute? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Dushima Imana ko ubu ngubu ikoranabuhanga ryageze ku bantu benshi, ndetse ujya kumva ngo isi yabaye n'umudugudu. Ubu ngubu ushatse kujya kuri YouTube channel, izo ndirimbo zacu wazisangayo. Urayitubwira kugira ngo tuyoboke neza. Murakoze. YouTube channel yacu yitwa Open Gate Choir. Izo ndirimbo wazisanga uramutse ugiye muri YouTube ukandikamo Open Gate Choir byonyine, urahita ubona liste y'indirimbo twashyize ku mugaragaro. Ahandi kuri Facebook wadusangayo nabwo twitwa Open Gate Choir, kuri Instagram wadusangayo. Mbese natwe ntabwo twasigaye nyuma mu ikoranabuhanga rigezweho. Murakoze. Arabivuze kuri YouTube channel mpita ndebaho koko indirimbo ndimo ndazibona, amateka ndimo ndabona n'izindi, Izadukiza, nibyo mujyeho mwirebere namwe. Njye negeze guteraho akajisho rimwe mbona ni ibintu byiza.